Benshi bakunda guhura n'ikibazo cy'uko hari nk'igihe nk'umuntu aguhamagaye gusa utari bubashe kuba wamwitaba. Nk'urugero simukadi yawe ntabwo iri muri telefone yawe irajimije cyangwa se uri nk'ahantu hatari network, hanyuma ukifuza yuko umuntu naguhamagara aza kwitabwa n'indi telefone wenda mu gihe utabonetse, cyangwa se rimwe na rimwe ukavuga uti njye nta mbaraga mfite nubwo simukadi yanjye iriho, umuntu nahamagara ajye yisanga kuri iyi telefone cyangwa se undi muntu amwitabe. Ibi ngibi bikunda gukorwa cyane kandi birafasha, gusa abakoresha mu buryo butari bwo si byiza, bagira ngo wenda nk'umuntu naguhamagara kuri telefone yawe ari uze kwitaba. Ndaza kukwereka uburyo wabikoramo kandi ndaza kukwereka uburyo wamenya yuko hari nk'umuntu waba yarabikoze ujye ubimenya, hanyuma undi munsi ukurikiraho hatazagira umuntu witaba telefone zawe cyangwa se ngo wowe ubwawe ngo unanirwe kuba wabura wenda ngo ubure nko kuri telefone, kandi hari ubundi buryo wakoresha ukitabwa wenda n'undi muntu, umuntu uguhamagara akitabwa n'undi muntu. Ikintu turakora mbere na mbere kugira ngo umuntu najya guhamagara muri rusange telefone zose guhamagaye zitabwe n'undi muntu cyangwa se zitabwe n'indi simukadi, ikintu urakora urandika akanyenyeri 21 akanyenyeri, hanyuma ahangaho ushyiraho nimero z'umushaka ko ajya akwitaba, ugarajya kwitabira. Nihagira umuntu uguhamagara umuntu ari witaba, ubona nshobora gushyiraho ngo 07 gutya, hanyuma call MMI code started. Izi nizo code nyine tuba turi gukoresha, hanyuma utegerezaho umwanya muto haguye message forwarding registration was successful. Turi muri call forwarding, kubafata umuntu uri kuguhamagara hanyuma ukabyohereza ahandi, nyine umuntu aguhamagara ugatubyorohereza ahandi, nibyo twita call forwarding. Hanyuma byabaye successful, kwiyandikisha byabaye successful, gusa ngo umuntu najya guhamagara birajya byitabwa n'undi muntu. Hanyuma hari igihe nshaka kubihagarika, ndandika urwego 21 urwego, mpamagare MMI code started, turategereza. Lasha was successful, kubisiba byarangiye. Hanyuma ibi ngibi byasojwe, hanyuma ngiye nshobora kuba navuga noneho ntago ari buri gihe, ahubwo igihe umuntu yamamagaye ni nyine n'insubize. Igihe umuntu aguhamagaye n'usubize cyangwa se wenda umuntu araguhamagaye ntiwayifata, ubwo naguhamagara ku yindi nshuro cyangwa se nongera kuguhamagara cyane ntuyifate by'umwanya munini, iyo telefone itayoherezwa ku yindi, umuntu uguhamagaye ahita yoherezwa ku yindi simukadi. Bivuze ngo imwe runaka ntabwo yafashwe, nshaka ko yoherezwa ku yindi simukadi. Ibi ngibi ukunda kubikora nk'uko ufite nk'amatelefone abiri, hanyuma wenda imwe wayisize mu rugo, yaguhamagara kuri iyo ngaka kubura, yakongera guhamagara agahita yoherezwa kuri yindi telefone ufite. Urakanda akanyenyeri 1 akanyenyeri wenda nimero za telefone, ushyiraho iyo ushaka, ntabwo ari iyo ushaka nyine iyo ufite, nuko ndi kugira ngo nkwereke ukuntu bikorwa. Uhamagare MMI code started, hanyuma baraza kuduha message forwarding registration was successful, kwiyandikisha byakozwe neza. Ni ukuvuga ahangaha umuntu aguhamagaye niwo yifate igategerezwa kuri iyi telefone. Washaka kubihagarika ni urwego 1 urwego MMI code started, abahita bikubwira, hanyuma bagiye guha message, baguha message niba byakunze cyangwa se bitakunze. Ubwo biterwa na network ufite, wenda ngiye nshaka ko ufite nyinshi cyangwa se nk'ikintu runaka kirimo kiraba, iyo birangiye baguha message. Nka gutyo ubu ntacyo nakora. Hano ngaha batubwira ko bidakunze, turongera tukandike urwego 1 urwego, duhamagare
MMI code started, hanyuma twongere dutegereze. Urabona ko Elijah was successful, byakozwe neza. Ubwo hari akantu twari twibeshye wenda, hanyuma hano ngaha noneho hari igihe twasubije, hari n'igihe uri unreachable. Igihe uri unreachable ni igihe nka telefone yawe wenda nta network ufite cyangwa se telefone yawe yarajimije. Iki gihe kandi izi code ngiye kubwira ni akanyenyeri 6 akanyenyeri ugiye gushyiraho nimero. Ni ngo umuntu najya guhamagara mu buzima busanzwe, umuntu najya guhamagara agasanga wenda telefone yawe irajimije, ushobora kuvuga uti ngiye telefone kwa kijimije nahamagara ahita yisanga ku yindi telefone. Nanone ibi ngibi ahangaha urandika akanyenyeri 6 akanyenyeri dushyiraho nimero wenda runaka, nyuma ukoring MMI code started, dutegereze bize. Ni nyine nizo step. Iyo ubyisha barabikubwira ukongera ukabikora, biterwa nyine bunga gutya nitwamenya ngo byakunze cyangwa se byanze. Turategereza turebe, gusa baratubwira ngo registration was successful, byakunze. Hanyuma kubikuramo nanone ni urwego 6 urwego, duhamagare MMI code started, call forwarding Elijah was successful, byakunze. Hanyuma ubu ni uburyo kangiye kubwira nk'uburyo bwa nyuma, gusa ndakubwira ubwishi nimba ubishaka. Ni ukuvuga ngo ahangaha ngiye kuba nakubwira ngo hano ni icyo twita forward when busy. Igihe nyine hari wenda umuntu aguhamagaye uri kuri telefone n'ubundi kandi ntabwo ushaka ko yigwa agutegereza, ubwo ugashaka ko ahita yitabwa n'indi telefone mu gihe agukeneye. Ukanda akanyenyeri 6 akanyenyeri, ahangaha rero ushyiraho nimero ya telefone wenda MMI code started. Urabona ko byabaye successful. Hanyuma kubihagarika ni ibisanzwe, ni urwego 6 urwego. Hanyuma turategereza baduhe message yuko byakunzwe, nibikunda barabitubwira. Hanyuma turaza gutegereza nyuma na nyuma. Nibyo nshaka kukugisha uyu munsi, ibindi nzabikwereka. Ubundi busaba gukora subscribe kugira ngo nubona akantu k'ubwenge ukakire. Channel yacu ni ibintu by'ubwenge gusa, baho ntago habamo ibindi bintu. Hano icyo nshaka kwerekana uvuga ngo bira byose wakoze ushaka kuba nyine ushaka kubikuramo, ari nk'ahantu wibeshye kubikura, wibagiye kubikuramo. Kandi nyine bino bintu ushaka kugiraho ingaruka wihaye byo kubikinisha, ugaba bashyize nimero y'umuntu bajya baguhamagara akakwitabira. Niyo mpamvu ushaka kubisiba byose ukanda urwego 002 urwego, hanyuma ugakoringa MMI code started, hanyuma urategereza. Turategereza paka message bayiduhaye Elijah was successful, byarangiye byakunze. Niba ukeneye ko hari ikindi kintu tugukorera, twandikire muri comment. Hari video nyinshi ngizi twakoze n'izisigaje gukora, ni byinshi tuzabakorera. Wowe icyo ubukeneye gusa ni ugukora subscribe, kandi nanone nyine ukabiceka niba notification baguhaye yuko video yacu yasohotse ukayireba. Nta kintu hano tuzaguha kitazakugira akamaro mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu biba byiza nyine iyo ubimenye. Mwakoze.